numva nkumbuye lifestyle itarimo lockdown mu guhuza intego n'ibiriho umujyi wa Kigali ku bufatanye na polisi y'igihugu hatangijwe ubukangurambaga bwimbitse mu kurwanya coronavirus mu mirenge yose igize umujyi wa Kigali. Ni ubukangurambaga bugamije guhashya ubwandu bwa coronavirus ndetse no kurushaho gukangurira abaturage kwirinda. Ariko kuri iyi nshuro bwakozwe hibandwa ku bikorwa byo kurwanya coronavirus no kwigisha abaturage bihereye mu masibo. Mu murenge wa Kinyinya ho mu karere ka Gasabo, umwe mu mirenge 15 igize aka karere, ubukangurambaga bwaratangijwe ndetse abaturage babwakiriye neza, aho bagaragaza ko nta kudohoka intera rimwe. Uruhare rwanjye ni ugushishikariza buri muntu wese kweza amabwiriza, kandi igihe agaragayeho ibimenyetso cyangwa se yagaragayeho uburwayi akomeza amabwiriza akaguma mu rugo. Umuntu winjira hano ari we wese ageze hano agomba kubanza gukaraba, korera neza niba yambaye agapfukamunwa. Ku ikubitiro ubukangurambaga bwakorewe mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya mu midugudu ya Dusenyi na Muhororo, aho hibanzwe ku bikorwa byo kwibutsa abaturage gukaraba intoki no kwambara agapfukamunwa n'ibindi bitandukanye, aho hashyizwe n'ubutumwa butandukanye ku maduka n'izindi nyubako z'ubucuruzi bwanditsweho ububi bwa covid n'uburyo bwo kuyirinda. Ubutumwa bwose bwibutsaga abaturage amabwiriza yo kwirinda ndetse no kurushaho kubigira ibyabo kugira ngo iki cyorezo tuzagitsinde. Umuyobozi w'umurenge wa Kinyinya Ntabwiko Charles aravuga ko bahisemo gukora ubukangurambaga bushingiye ku muturage kugira ngo babigire ibyabo kandi bwitezweho umusaruro ukomeye. Aha hari mu bukangurambaga bwakozwe ku munsi wa mbere. Ariko ubu ngubu noneho twafashe icyemezo cyo gukora ubukangurambaga bushingiye ku muturage. Ubukangurambaga bushingiye ku isibo kugira ngo buri muturage, buri muyobozi ufite itsinda, buri muntu ufite igikorwa ahagarariye wese aho umukangurambaga wo kwirinda covid. Uko iminsi yagiye yicuma, abayobozi mu nzego z'umurenge wa Kinyinya barushagaho gutekereza icyakorwa kugira ngo abaturage barusheho kumenya uburyo bwo kwirinda no kurinda ababo. Byatumye ubukangurambaga bukomereza mu kagari ka Gacuriro mu midugudu ya Kabunda ya mbere n'iya kabiri ndetse n'indi midugudu itandukanye muri aka kagari. Akaba ari igikorwa cyitabiriwe n'abaturage ku rwego rwo hejuru, cyaranzwe n'indirimbo, imivugo, ikinamico. Ibi byose bikubiyemo ubutumwa bwo kurwanya covid-19 no kugaragaza ububi bwayo. None se iyo umuntu yikingije yabasha no kwandura covid? Gukingirwa covid ntabwo bikuraho kwandura, ariko amahirwe biguha nuko itagusensekaza, ntabwo uremba. Ubwo rero niyo mahirwe ugize, kuko ngereranyije hamwe n'uyu murwayi wundi Kigingi ntabwo yikingije, anameze nabi cyane. Biragaragara ko uyu nguyu ndabona yarembye yashize. Wowe genda ntacyo, ibyo ni ibyacu. Wowe genda muganga wamutwara arajya mu kato, ariko mu y'ibinini munamusobanurira uburyo ari bwitware nagera mu rugo. Byatumye abaturage barushaho kumenya no gufata ingamba zikomeye. Umuyobozi w'akagari ka Gacuriro Madamu Kayitesi Redempta yagize ati: mfite icyizere yuko tutazongera kurwaza covid kuko nzaba maze kuganira nabo ndetse tumaze dushyira mu bikorwa ibijyanye no kwirinda covid, bityo biturinde kuba twarwaza covid cyangwa se no kuba twayanduza n'abandi dutuye. Ubu bukangurambaga kandi bwakomereje mu mudugudu wa Gicikiza, aho hibanzwe ku bikorwa byo gusibura inziga ziri imbere y'amaduka y'abacuruzi kugira ngo birusheho kugaragarira ababagana, kwigisha abacuruzi n'abandi muri rusange. Muri iyi santere ya Batsinda ahagaragara urujya n'uruza rw'abantu bitewe n'uko abenshi ariho bashakira imibereho ya buri munsi. Umusizire ko kwasesekara nsakazitse kutagira ibinyoma, ngira ntiwanyomoza avuga ko ibyo mvuga ari ibihuha. Hatangira nta gihunga nk'umuhungu uvuga ukuri, ngira ntimureka nkore mu nganzo, nganze ibyanze bikatuzonga. Iyi Gisenyi murebe gushegesha isi, covid we tuzaguhashya. Mureke nkore mu nganzo, nganze ibyanze bikatuzonga, nganze urusenzi iri kudusesera ishaka ko dushwana, ishaka kongera kudutanya ngo dusubire mu mage n'amaga. Mbega icyago. Ubu bukangurambaga ntibwahagaze kuko bwakomeje no mu yindi midugudu uko ari 22 igize umurenge wa Kinyinya.
mu gikorwa cyo gusoza ubukangurambaga ku rwego rw'utugari umudugudu wa Dusenyi niwo wahize iyindi ufatwa nk'icyitegererezo. Umuyobozi w'uyu mudugudu Shamihigo Jean Marie Vianney yagize ati umudugudu wacu urimo amasibo 21. Ayo masibo 21 tumaze kubona ko mu Rwanda icyorezo Covid cyahageze, twayaciyemo amakipe ariyo amazone 6. Noneho buri zone igizwe n'amasibo 3 cyangwa 4, tukajya tuyishyiramo umufashamyumvire, mutwara sibo, tukabwiriza abaturage bose, tukabakangurira gukaraba, isabune, kuguma mu rugo mu minsi 3 cyangwa 2. Uhagarariye amatsinda ari ryo sibo na zone twarahuraga tukareba uko duhagaze, tukareba ese icyorezo kimeze gite, abaturage bacu barabyumva gute. Aho abaturage bacu bamaze kumva ko icyorezo ari ikibazo, bahise koko dufatikanya, biratworohera, ari nayo mpamvu tugejeje amagingo aya ngaya. Muri ubu bukangurambaga abikorera ntibasigaye inyuma muri uru rugamba rwo kurwanya coronavirus. Uyu ni Umutoni Jackie ucururiza mu isantere ya Batsinda. Aravuga ko iyo umuntu aje atugana tugerageza kumushishikariza gukaraba intoki, twamara kumushishikariza gukaraba intoki ndetse akavuga hagati ye n'umucuruzi haba harimo intera. Numva tugerageza ahantu hose dukorera dushyiraho ingamba zo kwirinda. Iyo aguhaye amafaranga ugerageza kumusaba kwishyura kuri Momo Pay hagamijwe kwirinda gukwirakwiza aya mafaranga ashobora kuba ariho icyo cyorezo cya coronavirus. Mu bihe bitandukanye mu rwego rwo kugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza no kwigisha umuntu ku wundi, umuryango ku muryango, intambwe ku yindi, mu isoko rya Batsinda abinjira barabanza bagakaraba, ndetse no ku biro by'uyu murenge nuko. Umuyobozi w'umurenge wa Kinyinya Bwana Havuguziga Charles afatanyije n'inzego z'umutekano barasura abacuruzi bacururiza muri iri soko, bacuruza ibiribwa bitandukanye ndetse n'amaduka. Baragenzura uko amabwiriza yubahirizwa ndetse no kurushaho kwibutsa. Intambwe ku yindi baritegereza niba abacururiza muri iri soko hubahirizwa uburyo bwo gusimburana, intera ya metero ndetse n'agapfukamunwa. Abacururiza muri iri soko nabo barabwira umuyobozi w'umurenge wa Kinyinya ingamba bafashe kugira ngo barwanye iki cyorezo. Saha gusa kuko hakomeje igenzura no mu bigo by'amashuri, insengero, utubari n'ahandi. Aha umuyobozi w'umurenge ari mu kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Kagugu, ikigo gifite abanyeshuri basaga 5,000. Araganiriza abanyeshuri intebe ku yindi, aho bibutsa ububi bwa coronavirus n'ingaruka yagize ku banyarwanda muri rusange, zirimo no kuba abanyeshuri baradindiye mu myigire yabo. Abasaba kurushaho gukurikiza amabwiriza, ndetse aho biri ngombwa buri wese abijisho rya mugenzi we. Bwana Havuguziga Charles umuyobozi w'umurenge wa Kinyinya aravuga ko intego y'ubukangurambaga yagezweho, ariko aho ubukangurambaga busorejwe ni naho hagiye gukomereza izindi mbaraga kugira ngo harindwe ibyagezweho. Aha rero ku rwego rw'ubukangurambaga twarabukoze ku rwego rw'umudugudu, tubukora ku rwego rw'isibo, tubikora mu byiciro byihariye, tubukora muri za koperative, tubikora mu masoko, hari ahantu hose hahurira abantu benshi, mu mashuri, insengero, muri za gare no mu masoko, aho hose, ndetse na hariya mu bikorwa mu bishanga aho abantu bari guhinga mu gihembwe cy'ihinga, ku mashantiye, aho hose twarahageze. Icyo twakwishimira rero ni uko uyu munsi mu murenge wa Kinyinya ubu nta murwayi n'umwe dufite urwaye Covid. Akaba ari nacyo cyari kigambiriwe ko nitumara guhagarika ubwandu, noneho nta n'ubwandu bushya tuzifuza ko bwakongera kugaruka. Aha rero ubwo icyo duharanira nubwo turi ku musozo w'ubukangurambaga nyirizina, ariko ntabwo igikorwa kigiye guhagarara, ahubwo niho hageze ko nanone dukomeza ubukangurambaga kugira ngo tutongera kugira ikindi cyorezo cyakongera gufata abaturage, tukongera tugasubira inyuma aho twari turi. Ubu rero icyo dukangurira abaturage ni ugukomeza kuba mu ngamba, intwaro zirazwi, ni ukwambara agapfukamunwa neza nk'uko bisanzwe,
ni uguhana intera ndetse no gukaraba igihe cyose bishoboka, aho amazi ataboneka tugakoresha umuti wabugenewe kugira ngo icyorezo tugihashye burundu. Mu buryo bwo kurushaho kurinda umuturage umunsi ku wundi no guhuza amakuru ajyanye n'ubwandu bwa coronavirus muri uyu murenge, hashyizweho icyumba cyihariye mu ndimi z'amahanga aricyo bita command center. Iki cyumba cyanatanze umusaruro kuko umunsi ku wundi bamenyaga amakuru avuye mu isibo, bakamenya uwanduye n'uburyo ki abaturage bakurikiranwa. Bikaba byaragejeje ku kuba nta murwayi wa coronavirus urangwa muri uyu murenge wa Kinyinya. Kuri ubu hakaba hari n'izindi ngamba zitandukanye zigiye gukurikiza kugira ngo habeho kwirinda birushijeho. Muri izi ngamba harimo gushyira kamera ahahurira abantu benshi, bikazafasha gukomeza kugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza byoroshye. Muri ubu bukangurambaga bumaze igihe kirenga ukwezi, bwari bufite intego igira iti ubudasa mu kurwanya covid, Operation One Stop. It's up to us to be safe.